vumbura gutuma niba atajyaga akubwira ngo urakoze akubwira ngo urakoze, vumbura gutuma niba atajyaga arekura amavangingo ayarekura, vumbura gutuma niba atajyaga ataka, vumbura byinshi imibonano mpuzabitsina yawe hagati n'uwo muri kuyikorana. Nkunda kubivuga yuko bakunda inyuma, hari inyuma iyo hakojeje biba ari sawa kuri rugongo. Iyo ushaka kwatsa umugore kugira ngo ashyuhe rero mukora imibonano mpuzabitsina, uwugira gute iyo ubona ibindi byose byanze? Ahita amera nk'umuntu upfuye ukabona byakaze. Ntabwo abantu bose twese twakunda ikintu kimwe. Ntabwo umushokanyi azakunda nk'umushubati, ntabwo umushubati azakunda nk'urweso, ntabwo urweso ruzakunda nk'ikibundankari. Biba bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo buri wese nyine n'ubwoko bw'igitsina ufite. Reka mbasuhuze mwese mudukurikiye, nizere ko meze neza, mukora subscribe kugira ngo dukomezanye gatanu ku kandi. Mwibutse ko ibintu biganiro cyangwa se zino nyigisho zigenewe abarushinze cyangwa se abitegura kurushinga. Uyu munsi ugiye kurebera hamwe rero ahantu ushobora gukoza nyine tu umugore akaguruka cyangwa se ukabona ko anezerewe. Ariko nanone tutari twabirebera hamwe, reka tubaze turebe abagore bateye bate, bimeze bite, kuko buriya byanga byakunda umugore ngiye uko nteye, undi mugore uko ateye n'undi uko ateye, buriya biba bifite itandukaniro hagati yanjye n'abo bantu bose. Hari ukunda gucumitwa, hari ukunda kunyazwa, hari ukunda gukira igitwiri kumukirigita, waba ucumita wabunyaza kumva ni byiza, hari ukunda gusiswa, wamusisa agahita yumva ni byiza. Dukunda ibintu bigiye bitandukanye. So rero no kuvuga ngo iyo umugore ni hehe mbese wayikoza, mbese ushaka kugira ngo umusuzume ni hehe wagira gute wamusuzumira, cyane ko buriya abagore bagiye batandukanye nkuko tumaze kubibona. So rero abagore benshi cyane nkunda kubivuga yuko bakunda inyuma, hari inyuma iyo hakojeje biba ari sawa kuri rugongo. Mbese rugongo, niyo mvuga rugongo mujye mwumva yuko ari nk'umutwe, ni nk'umutwe cyangwa se nka fondasiyo y'ikintu, kugira ngo uri hano ukuntu ushobora kuba uri kumwe n'umugore yanze nko gushyukwa n'urugero, ukayifata ugasa nkaho wamwihoreye, ukayifata ukayijomba kuri rugongo, arabirekura pe, ateba ibintu byose bikaze, agateba mbese nyine ntabikoze bya birangiye. Urumva akaba aragize gute, akaba arumva arashize, arapfuye, aragize ate, akumva mbese nyine gahunda ikurikiyeho niyo kugira gute, niyo gukora imibonano mpuzabitsina. Bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda wowe mugabo uri kumwe n'umugore wawe, menya ko rugongo, abagore benshi 80% rugongo niyo shoferi wa, mbese niyo, sinzi ukuntu nabivuga ngo ubashe kubyumva, ariko mbese niyo mbese sabawe kwa kundi watsa moto kugira ngo igende. Urabizi ntiwajyana moto utayakisha. Iyo ushaka kwatsa umugore kugira ngo ashyuhe rero mukora imibonano mpuzabitsina, uwugira gute iyo ubona ibindi byose byanze? Ni rugongo ukoraho, ni rugongo ufata igitsina cyawe ukagikozaho kuri rugongo yiwe bigahita bicamo. Ariko nanone tutirengagije yuko harimo abantu bafatwa bitandukanye, harimo abantu bafatwa bitandukanye, ugasanga wenda we ikoze ku muko y'ibere, ahita amera nk'umuntu upfuye ukabona byakaze. Kubera iki? Ya muko y'ibere wagize gute ukozeho. Ibyo byose rero biri mu bintu bituma umugore atandukana n'undi cyangwa se bagira itandukaniro, kubera ko hari uwo ukoza kuri rugongo, hari uwo ukoza ku ibere, hari uwo ukora mu matwi yiwe agasinzira, ukabona nk'umuntu ugiye kugira gute kugwa hari si gusa. Ibyo rero bituma wumva yuko nyine hari igikorwa wamukoreye kandi cyiza kandi kimunejeje. Bivuze ngo rero umugore ashobora kuba yagira gute, yagira ibimunezeza bigiye bitandukanye, ariko kandi bitewe n'uwo ari we n'ubwoko bw'igitsina. Nkunda kuvuga ku kantu kakanagamo ubwoko bw'igitsina cyangwa se karagiteri z'umubiri wawe zikuyobora ku cyo ukunda. Ntabwo abantu bose twese twakunda ikintu kimwe. Ntabwo umushokanyi azakunda nk'umushubati, ntabwo umushubati azakunda nk'urweso, ntabwo urweso ruzakunda nk'ikibundankari. Biba bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo buri wese nyine n'ubwoko bw'igitsina ufite. Hari igihe gishobora kuba gikunda ibyo ngibyo,
gukoraho ugakora kuri rugongo akumva ni sawa. Hari n'igihe uba ushaka gukora kunuze ku moko y'ibera akumva ni sawa. Hari igihe ushaka kumukora mu matwi akumva ni sawa. Hari igihe ushaka gucumita akumva ni sawa. Wanyaza akumva ni sawa. Ibi byose ni ibintu bigiye bitandukanye kandi bishobora kunezeza uwo muri kumwe bitewe n'uwo ari we n'ubwoko bw'igitsina afite. Ntusigire na rimwe rero wumva yuko umugore wawe ushobora kumunezeza mu buryo bumwe, ahubwo niba uzi yuko hari uburyo utarakoresha kuko ushoboye ubwo buryo ubukoreshe. Niba wumva yuko hari ikindi kintu wamukorera gikore kizamutuma yumva yanezerwa kandi akumva yakwishima, kubera ko umuhindurira hano ukamuhindurira hano. Hari igihe uba uri kumuhereza wenda iby'ikibunda nkari kandi afite umushokano. Hari igihe ushobora kuba kumuhereza ubw'urweso kandi afite umushokanyi cyangwa ikindi kintu. Rero muhindurire kugira ngo urebe bya byishimo byiwe. Aho hantu rero kuri rugongo niho hantu hatuma umugore agaragaza amarangamutima yiwe, agaragaza ibyishimo byiwe. Hari n'igihe ashobora kuba wenda atajya arangiza n'urugero, ugasanga umugore ntabwo ajya arangiza. Iyo umugore atarangiza rero icyo ukora, hari igihe usanga atarangiza kubera impamvu runaka. Njya nkunda nk'umugore wikinishije cyane ntabwo ajya apfa kurangiza. Burya niyo arangije biba ari hahandi, iyo atangiye kurangiza vuba hari kwikinisha byaragize gutya byaramubase, noneho bikamusaba ko iyo atari burangize vuba bigusaba ko umurongorera inyuma kuri rugongo byakunda niyo byaba biri he biraza umugore ararangiza. Niba hari umugabo udukurikiye none aha akaba azi neza yuko afite umugore utari warangiza mbese atari yarongora ngo arangize, cyangwa se atarabona amashagaga yiwe mu mibonano mpuzabitsina, nakora uko ashoboye amuryamishe, aryame umugore abaziryama duse nkaho twikinira. Ufatire inyubahiro yawe cyangwa se igitsina cyawe cy'umugabo ugishyire kuri igitsina cy'umugore wawe kuri rugongo hejuru, use nkaho uri kubikora, use nkaho ubikora. Ibyo bintu bizatuma agira gute arangiza umugore wawe. Guhera uno munsi, guhera ino saa, guhera iki gihe, genda ubikore urebe yuko biri bugere gute, biri buguhire. Kuko byanga byakunda, ndabizi neza ko biri bukunde kandi biri bugere aho wumva ushaka. Kuko umugore ni urubavu rw'umugabo we. Umugore ni ibyishimo by'umugabo we. Umugabo ni ibyishimo by'umugore we. Bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda ugomba kumenya aho uri ukirigita agaseka. Siko bimeze? Nanjye ubu uri kuvuga ngo hari ushobora gukirigita mu kwaha akakurahakarira akavuga si umuntu ari mu biki. Hakabaho n'ushobora gukirigita munsi y'ikirenge. Hari n'ushobora gukirigita mu gutwa kirukanka akenda nko kugira gute guca ntaravuga ngo guca inzugi akumva mbese nyine byamurenze. Kubera iki? Kubera yuko mbese ntabwo navuga, sinzi ukuntu nabivuga wenda kubera ukuntu nyine ari kumva umubiri we bimeze, ubushagarira bumeze. Niyo mpamvu rero niba uri umugabo w'umugore wawe kandi ukaba waramushatse umukunda, nta mpamvu yo kugira ngo ntumenye ngo umugore wanjye se mukirigise mu kwaha yaseka. Buriya hariho umugabo kugeza kuri sawa utayibaza ngo umubaze ngo ese umugore wawe mukirigise mu kwaha yaseka, reka akaba atabizi. Ese umugore wawe uramutse umuciye inyuma ukakora, hari ukuntu abana bajya bagira gutya ugasanga uciye umwana mugenzi wawe inyuma, wahise ukagira ngo akabaho uwo bishimisha agaseka kumbagara, akabaho n'uhise wirukanka bikamukanga, akabaho n'uhise kurakara akakubwira tumenya amatwi. Ibyo byose wakaba bimenya ku mugore, wakamenya ngo umugore wanjye akunda iki, yanga iki, ashoboye iki ntacyo ashoboye, agenda muri ubu buryo cyangwa se ubu ntabwo agendamo. Byanga byakunda umugore wawe wamumenya kandi byakunda. Nta mpamvu rero yo kugira ngo ubeho wumva yuko hari icyo uhishanya hagati y'umugore n'umugabo. Nta kintu kigomba kubamo, nta pazi igomba kubamo. Hagomba kubamo ukuri, ukabwiza umugabo wawe ukuri, umugore akakubwiza ukuri, umugabo akakubwiza ukuri, ukamenya ngo byanga byakunda nkwiriye gukorera iki ngiki kugira ngo ndebe niba koko iki kintu cyamugeza ku byishimo. Niba uyu munsi Brenda akubwiye ngo rongora umugore wawe kuri rugongo, niba ari no kumunyaza munyarize kuri rugongo, niba no kumucumita mucumite kuri rugongo, maze ureke ko umugore wawe atarangiza. Bigerageze kandi nturambirwe. Ariko abagabo benshi bagiye bamamagara, bagiye bamwe muri se kuko watubwiye kuri rugongo uko nyishyiraho igahita igwa.
ariko hari ikintu kimwe ngiye kubwira umugabo we, ni uko ukwiriye kumenya yuko hari ibyishimo umugore wawe ukeneyeho, kandi kuyishyira inyuma ugahita igwa, kuki isi uyishyira imbere ugahita yongera igahagarara. Kora uko ushoboye ubwonko bwawe ubwereka yuko itari mu gitsina mo imbere, ahubwo uyereke ko ikirimo, kugira ngo ufashe umugore wawe warangize kandi agere ku byishimo byiwe. Wari uzi ko umugore ushobora kumurongora imbere mu gitsina ukamara iminota 30 atararangiza, ariko wamurongora inyuma ku gitsina akamara iminota 10 yarangije, kubera ubushagarira yumva muri we buza, akumva kumva mbese byakazi. Kubera iki? Kubera yuko arimo arishima, arimo aranezerwa, hari ibintu byinshi ari kwiyumvamo bidasanzwe, ariko wowe ugasanga ntabwo ushaka kugira ngo umukemure ikibazo afite. Ikibazo afite kirakureba, nawe kiramureba, ariko cyane wowe ugomba kukimukemurira, kubera ko nutagikemura azagenda. Ntabwo wawe uri kureba zino nyigisho ngo umbwire ngo uracyafite ikibazo cyo mu bwonko, cy'imyumvire, cyo kutamenya. Reka ibyo ntabwo bikibaho. Ufite imyumvire, ufite kumenya byinshi kandi byiza, ufite kumenya ngo ese ni iki nakora. Iyo udafite plan A ugira plan B, plan D, plan C, plan E, kugira ngo niba wapanze umupango umukanga, pango wa kabiri, pango wa gatatu, pango wa kane, kugira ngo ugere kuri ya ntego yawe. Uko byagenda kose intego yawe uyigereho, kuko iyo watsinzwe intego waba wamaze kubikigwana. Ni nako bimeze burya. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda munyihanganire, ntabwo ari ukubatuka, si ukubagira ngo iki wapi, ahubwo ni ukuvuga ngo niba watsinzwe intego yawe wamaze kubikigwari, byarangiye. Mu mutima wawe nubwo nta waguhana, nubwo nta wakubwira nabi, ariko ujye wibwira uvuga uti ariko rero nabaye ikigwari, kuki byananiye kunezeza umugore wanjye? Sikara akantu gatoya se, kuki kananiye kugakora? Kandi bya bintu byoroshye byo kunyuzaho, aho ugasanga icyo kintu cyakunanije, urimo uragerageza gushaka kugikora ariko cyakunaniye. Ntabwo ari byiza rero, ntabwo ari byiza yuko ushobora kuba wakora ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko umugore wawe hari byinshi aguteganyaho, hari byinshi yagushatse akwifuzaho, hari byinshi akwifuzamo muri wowe, ariko kugeza kuri isaha ukaba utari wabibona. Hari byinshi yiyumvamo kubera wowe, hari umuriro umuhindamo imbere kubera wowe, ariko ukwiriye kubikenera kubikora kugira ngo ushimishe umugore wawe, kugira ngo nawe ubwawe wishimishe, kugira ngo nawe ubwawe, kuko umugabo yarongoye umugore we neza. Umugabo iyo avumbuye tekinike y'umugore we, umugore atarigeze abimubwira kugira ngo yewe gukoza hano, urabona ngo shyira hano, ngo dore urahavanye ngo shyira hano, wowe ubwawe ukibwiza ukabikora, umugore arakubaha, aragukunda kandi aragushimira. Ariko rero abagabo kugeza kuri iyi saha bakemura ikibazo cyabo bakumva ko nta kindi kibazo kibareba. Ariko ndakubwiza ukuri, niba habaho ikintu ukwiriye kumenya, vumbura amabanga y'umugore wawe mu mibonano mpuzabitsina, vumbura gutuma yitera hejuru, mbese ubone ko hari impinduka zabayeho. Vumbura gutuma niba atajyaga akubwira ngo urakoze, akubwira ngo urakoze. Vumbura gutuma niba atajyaga arekura amavangingo ayarekura. Vumbura gutuma niba atajyaga ataka. Vumbura byinshi mu mibonano mpuzabitsina yawe hagati n'uwo muri kuyikorana, kuko byanga byakunda uyu munsi mushobora guhura akakwifataho, akwizirika, ariko ubutaha wamaze kumumenya, ubutaha amubwira gezayo, urumva, ukamutazura. Hariho abagore bajya mu mibonano mpuzabitsina ugasanga arifunze ku buryo utabona uburyo umwinjiramo neza ngo ubikore. Icyo gihe iyo uri umugabo uzi usobanutse mu bwonko, uramutaza ukamubwira egezayo, urumva, akegezayo ku ngufu, kugira ngo ubashe kumva mbese bya bintu byo washaka kugeraho. Kuko hari n'igihe umugore aguhisha, atari uko asobanukiwe impamvu ari kuguhisha, ahubwo akaguhisha reka nifate, ariko ntazura. Kandi ubwo ari kukifata kwiwe niko gufata umunezero wawe n'uwiwe, ndetse awufasha atayibagiye. Urumva bari ikibazo gikomeye. Nawe rero ugize amahirwe ukavuga ati gerayo, ukamwigezeyo ku ngufu wanamurakariye, hari igihe umurongora ukarangiza neza wishimye, nawe akarangiza, cyangwa se y'amavangingo kwa kundi yajyaga yifata ntabashe gusohoka, ukabona arasohotse.
kwa kundi atajya agataka kubera nta byishimo ajyaga yumva, kuko yumvaga ari ibintu biri aho, kuko wamutazuye akumva neza ko murimo, akumva ibyishimo agatangira akavuga hehe. Ariko mana yanjye sizi impamvu rero mutajya mubasha kumva cyangwa se mubashe gushyira ibintu mu bikorwa. Ariko reka nizere ko basi byibura uyu munsi wa none ahangaha wowe udukurikiye ugiye gutangira kuvumbura ibyiza cyangwa se ibyatuma umugore wawe agera ku byiza cyangwa se ku byishimo birenze. Reka rero nkubwire yuko Imana ikwiriye kukurinda kandi ikomeze iduhane umugisha muri twese, kandi ukomeza kudukorera subscribe nyaboneka. Imana ikomeze ibarinde rero, ibahe umugisha. Bye.